ndimo ndaca mu bihe bitoroshye, dore ko hari bamwe bagiye batoraho inkuru zitandukanye. Iyo 215 yatoyeho inkuru zigeze muri ebyiri. Hari inkuru ya mbere ushobora kuba naragiye muri arumunate, hari inkuru ya kabiri y'uko ngo nafunzwe ndetse nakoze impanuka. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo Rubavu nubwo mazi ariko simaheruka. Arega umuntu wese bavandimwe ukurikirana YouTube channel Gilbert Tv, ndabasuhuje kuvuye ku mutima. Igihe cyari kimaze cyangwa se igihe cyari gishize nakora ikiganiro, cyari igihe kinini cyane. Icyo gihe suko nabatekerezagaho, suko nanatekerezaga kuba bankurikirana, ahubwo nari ndimo ndaca mu bihe bitoroshye, nari ndimo ndaca mu bihe bikomeye. Hari ibyo ngiye kubabwira uno munsi. Rimwe na rimwe inkuru z'ibipatirano, inkuru zitateguwe, inkuru hirya no hino, rimwe na rimwe n'igihe umuntu afata mugenzi we akamushyira mu itangazamakuru, akamusoraho inkuru itari nziza, akamukoraho buri kimwe cyose. Gusa ndasuhuza abavandimwe bari muri Sudani batwereka ko badukurikirana mu makomenti. Ndasuhuza abari Canada ndetse namwe muri Uganda, mwanyeretse ko munkurikirana muri filime mu cyaro. Suko nabatekerezaho kandi suko nicaye ngo nirengagize inshingano nari narabemereye, ahubwo dore icyabiteye. Kiri kuri channel bita 9255. Ko mubonye siko ukwiye kumusuraho inkuru, kuko hari igihe ushobora gushaka kwica izina rye utazi yuko abo uri kubwira bamuzi kukurusha. Arega inshuti si ya yindi igaragara ko ifite amafaranga menshi cyane. Inshuti si ya yindi mugendana mu muhanda. Oya, inshuti ni ya yindi muba muri kumwe mu bibazo. Inshuti ni ya yindi itagutererana. Hariho umusaza umwe najya nibagirwa mu mateka. Nari ndi mu gihugu cya Uganda. Umusaza umwe yarambwiye ngo mu gihe uzaba uri mu nzira zo gutera imbere, ntuzaterwe ubwoba n'abazakuvuga, kuko iyaba utarashakaga kuba wavugwa wari kuguma mu nda ya nyoko. Ariko njyewe nakunze kuvugwa kandi nkunda kuba nasohoka. Ndibuka umusaza akimara kumbwira iryo jambo,
iryo jambo yambwiye ngo iyo mba naranze kuvuga bararaheze mu nda y'amama, ariko kuko nemeye kuvuga nkayisohokamo, nicyo cyatumye buri muntu wese yakira ijambo ku buzima bwanjye. Oya, arega inshuti si yayindi yirirwa kuvuga, inshuti si yayindi yirirwa gutaranga, inshuti nta nubwo ari na yayindi ifite amafaranga njye ikagukemurira ikibazo, ahubwo inshuti ni yayindi mubana mu bihe urimo uranyuramo. Hari benshi cyane nagiye mbona kuri komenti banyandikira ndetse ibyo bavugaho ni ukuri, hari n'abamamagaye kuri telefone bisanzwe bambaza ati mbese nibyo koko, ariko sibyo. Sibyo habe na gatoya, kuko Ufite yagerageje kenshi cyane kunsaba ikiganiro ndayikima. Niyo mpamvu nshaka kwica izina ryanjye, nshaka gusenya izina ryanjye. Hari benshi cyane twiringira muri ubu buzima kumva ko aribo bashoboye byose, ariko nta muntu ujya ujya hejuru y'Imana, nta n'umuntu ujya ukora ikintu cyarenga ku cyo Imana yagukorera wowe. Areka ibi byose waba uri gucamo, ibyo bintu ntibigatume wowe ubwawe wiheba, kuko niwiheba ibihe uzaba urimo gucamo bizakugora, bizatuma urwara depression, bizatuma urwara agahinda gakabije, bituma uhora wigunze bitewe n'inshuti zimeze nkawe. Zirindi inshuti zikubi wowe inshuti muri kumwe gutyo mwatandukana zikaba disconnected, izo nizo nshuti zigezweho muri iki gihe. Inshuti zari iza kera, inshuti ya kera mwabanaga mu bibazo mukabana no mu bisubizo, ariko inshuti y'uyu munsi murabana mu bisubizo gusa. Inshuti y'uyu munsi irakwereka ko muri kumwe, muri uyu mwanya muri kumwe, mwatandukana gatoya aba disconnected, ni ahantu muba mugihuriye nabo. Wati izo ntabwo ari inshuti, buri inshuti zitari iz'umumaro mu buzima bwawe. Shaka inshuti muzabana mu byiza, mujyana mu bibazo mugabane. Iyo ni inshuti ndimo ndakubwira. Hari benshi cyane bagiye bambura naheruka kuri kamera, naheruka kubavugisha bakavuga amagambo menshi, bakavuga ko nazimye, ariko ni ibintu ari ndi gucamo. Reka abatuvuga nabi bose siko dukwiye kubasubiza nabi, siko tugomba no kubatekerezaho. Oya, ahubwo hari igihe kuriya kuba bafata umwanya wo kutuvuga nabi, aribo bazongera bagafata umwanya wo kuba bakongera kutuvuga, batuvuga neza. Ese reka mwibarize cyangwa se reka hari igitekerezo nagize mu buzima, inshuti muba muri kumwe, agera mu bibazo agatangira mukagira, ariko afata umwanya wawe usenge,
kandi muno no kugusaba ngo nuzaza urangiza kureba ayo mabi bavugaho cyangwa se n'abayamvuga, ujye ubasabira umugisha ku Mana. Ese iyo basi wenda usuje kuvuga ayo mabi yanjye, hari n'igihe gitoya ujya ufata cyo kugira ngo utsengere nanjye ndi ntungane. Aho twaherukanaga hari benshi cyane bateye ku materi bitewe na kiriya kiganiro mwabonye ngo imibonano minata, izi ni rinete z'amaso. Ubundi ukuri aho kuri kuratsinda, ntabwo ikinyoma kizatsinda. Uko bazakuvuga kose, uko bazakugerageza kose, ntuzihutire kubasubiza. Ukuri guca mu mahwa. Hari umusaza na n'isaha y'agaciro yaravuze ngo umushubi iyo ukujombye ukujomba uguhuhaho, ariko iyo umaze kugera mu mubiri ukavunikiramo, usanga ari byo bikubyarira igikomere, ukagenda ukamungwiramo imbere. Igiti bita umushubi ni igiti kibi. Hari abantu bameze nk'imishubi muri iyi minsi, baza bakakujomba bakifuza kumungwa bamungira mu mubiri wawe. Iyi si yatumye abantu benshi cyane bahinduka. Iyi si ituma wowe runaka nawe runaka mufata igihe cyo kwiga ku muntu. Ese ubundi kurimo urashimishwa no kuba washaringa inkuru zanjye zinsebya? Basi maze kuzisharinga, ufata umunota wo kunsengera. Abantu muri iyi minsi babaye nk'imishubi, araza akakujomba yifuza kumungwa. Ariko burya uko umuntu amungwa hari n'igihe bimuviramo kanseri. Izo kanseri zamaze kwinjira mu bantu bose kuko batinze kumenya ko umushubi wabajombye akabavunikiramo. Inshuti zanjye, genzura inshuti muri kumwe, urebe ko inshuti muri kumwe ariyo mumaro, kuko hari igihe iyo nshuti ishaka kuba imeze nka wifi.